isi ya none ibintu byinshi cyane cyane bikorwa n'ikiremwa muntu bikorwa na tekinoloji cyangwa se n'ikoranabuhanga, yaba ari ibicuruzwa cyangwa se ari ibyo guhaha, byose byavuye yuko umuntu yavaga iwe mu rugo akajya ku isoko akajya guhaha, ahubwo mu gihe cyose yaba yicaye iwe yafata telefone iwe cyangwa se murandasi ubundi agatumiza ikintu cyose ahantu aho ariho hose kikabasha kumugeraho iwe mu rugo. Si ibyo gusa, mu kinyejana cya 18 cya 19 umunyeshuri yabasha kuva iwabo mu rugo akajya ku ishuri, bitagenda gutyo umunsi yabaga yasibye ishuri. Gusa ibyo byose byahoze mu kinyejana cya 18 cya 19 sibyo bigikoreshwa kugeza kuri uno munsi. Kuri ubu ngubu umunyeshuri yicaye iwe bitagombye yuko ajya ku ishuri, yabasha gufata murandasi iwe cyangwa se imashini yiwe akabasha kuba yakurikirana amasomo yose gusa yicaye mu rugo, kandi umenye yakura mu ishuri bwaba bungana neza nk'ubwo umuntu wavuye iwiwe akerekeza mu ishuri. Mu bihugu birenga 195 bituye isi, kugeza muri kano kanya igihugu cy'ubushinwa akaba ari igihugu cya mbere cyo kwerekana ikoranabuhanga rihambaye kandi n'iterambere rihambaye imbere cyane kandi cyane ibindi bihugu byose bigize isi. Iri koranabuhanga abashinwa bahereye kera bakora, gusa bikaza kwisanga ari igihugu cya mbere gifite tekinoloji cyangwa se ikoranabuhanga riri imbere y'ibindi bihugu byose bituye isi, rikaba rigirira abanyagihugu b'ubushinwa bose akamaro umunsi ku munsi. Si ibyo gusa, ikoranabuhanga rikorwa n'ubushinwa ryarenze yuko rigira akamaro abanyagihugu b'ubushinwa gusa, ahubwo n'ibindi bihugu byose bitandukanye mu isi bijya kugura ibikoresho bya elegitoronike ndetse n'ibindi byose byakoreshwa mu ikoranabuhanga rihambaye mu bihugu byabo, bikerekeza mu mujyi mukuru w'ubushinwa i Beijing mu guhaha cyangwa se gushaka ukuntu nabo bajya kuri iyo tekinoloji abashinwa bagezeho. Mu kiganiro cy'umunsi tugiye kuganira ku ikoranabuhanga rya mbere rihambaye 10 bisa nk'idashoboka mu baturage b'ibindi bihugu bitandukanye. Nahamya 100% yuko ari ibyo uri bwumve, ntiwemere ijana ku rindi yuko iryo koranabuhanga ndaba nkubwiye rikoreshwa mu bushinwa umunsi ku munsi, bitewe n'uko mu bindi bihugu byose byasigaye inyuma mu ikoranabuhanga, iryo koranabuhanga ritajya rikoreshwa cyangwa se batanatekereza yuko rinabaho. Muhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu muyoboro ni Ozone Info uca ibyegeranyo byinshi bicukumbuye, yaba ari ibya politiki, amakuru agezweho, amateka ndetse n'ibindi. Uba ari mushyashya kuri uyu muyoboro nagusaba kwiyandikisha kugira ngo n'ubutaha ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbuye bica kuri iyi channel. Ikiganiro wumvishe cyagushamaje wakanda like ndetse na share kugira ngo n'abandi bose babashe kubona kino kiganiro nawe bakunze. Muhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Dore ko ikoranabuhanga rya 10 rigaragara nk'iridasanzwe mu bindi bihugu byose, gusa mu gihugu cy'ubushinwa akaba ari ikoranabuhanga rifasha abaturage umunsi ku munsi, akaba ari ryitwa Skytrain in China. Iri ngiri akaba ari ikoranabuhanga rigizwe na gari ya moshi ntoya gusa zikoreshwa mu gutwara abantu binyuze mu kirere. Si ibyo gusa kandi izi gari ya moshi zifite ubushobozi bwo kuzabasha gutwara abantu bagera kuri 200 kandi bakagenda muri ino gari ya moshi bafite umutekano bose kandi bicaye neza. Wihereye amaso urabona ko izi gari ya moshi zibasha kugenda kuri iyi miyoboro imeze nk'uturaro, gusa zimeze nk'aho zicuramye kandi zitabasha kugwa hasi, gusa kandi zikaba zifite umuvuduko uhambaye, zibasha kugeza abaturage bose b'ubushinwa ahantu hose bagiye mu gihe gitoya. Ibyo twakwita nk'iyi mihanda izi gari ya moshi zibasha kugenda ikaba yaratwaye igihugu cy'ubushinwa amezi 7 yose kugira ngo babashe kuyubaka, ndetse iyi mihanda ikaba yambukiranya imijyi imwe n'imwe nka transport rusange kugira ngo ijye ibasha gutwara abantu benshi babasha kwambukiranya imijyi ndetse no kujya ahantu hafi cyane. Si ibyo gusa, abaturage b'abashinwa bakaba batangaza yuko ubu buryo bworoheje cyane cyane ingendo, yaba ari kugabanya ambutiyaje, yaba ari kugabanya impanuka nyinshi zaberaga mu mihanda isanzwe igendamo imodoka nyinshi. Bakaba bavuga yuko uburyo ari uburyo bwiza cyane kandi bufasha abaturage umunsi ku munsi Bushinwa kandi bakaba babyishimiye. Irindi koranabuhanga turabona ryitwa China BYD Yang Wanga U80, yakaba ari imodoka ya mbere yo mu bwoko bwa SUV ifite ubushobozi bw'uko yabasha kuririmba hejuru y'amazi cyangwa se ikagenda nk'ubwato hejuru y'amazi. Si ibyo gusa, ikagira icyitwa hydraulic system yifasha mu kurwanya amazi yuko yakwinjiramo imbere, ndetse iyi system ikaba yifasha kuba yagenda mu byerekezo byayo byose mu gihe cyose yaba iri mu mazi, yaba ari gukata mu byerekezo byayo byose mu mazi, ibi byose ikaba yabasha kubikora yifashishijwe n'ino system. Imikorere y'imodoka ya BYD Yang Wanga U80 ikaba itangaje, bitewe n'uko imodoka ikigera mu mazi amadirishya yahita yifunga ndetse n'indi myanya yose yakinjiramo amazi igahita yifunga, ubundi agasiga idirishya ryonyine rimwe ryo hejuru ryakoreshwa mu buryo bw'ubutabazi gusa mu gihe umuntu wese urimo imbere yaba agize nk'ikibazo cyangwa se ashaka gutabaza. China BYD Yang Wanga U80 akaba ari imodoka ifite ubushobozi bwo yabasha kuririmba hejuru y'amazi iminota igera kuri 30 yose, kandi ikabasha kugendera ku muvuduko wa kilometero 3 zose ku isaha mu gihe cyose yaba iri mu mazi. Iyi modoka kandi ikaba yarakozwe kugira ngo ijye itwarwa ahantu hose hagoye, cyane cyane hari mu mazi. NIOET9 Sedan, iyi nayo akaba ari tekinoloji cyangwa se ikoranabuhanga ribumbuye mu modoka ikoreshwa n'amashanyarazi, yagenewe cyane cyane gukoreshwa muri neje. Iyi modoka ikaba ifite ubushobozi bw'uko yabasha kumena cyangwa se kwivanaho neje yose yaba yiguyeho hejuru, cyangwa se gukoresha uburyo ubwo aribwo bwose mu gihe cyose yaba yaguye mu rubura rwinshi, ikaba yabasha kwivanaho ahantu hose hagoye cyane cyane hari ubura cyangwa se hari neje.
NIOET9 sedan. Iyi akaba ari imodoka ifite system yitwa intelligent chassis system, akaba ari system ifasha kugira ngo ibe yasa nk'igira ubwenge igihe cyose ikintu cyose cyaba cyayiguye hejuru, cyane cyane neje iri gukora ku bw'iko yakoreye kugira ngo igitwarwa mu rubura cyangwa se muri neje ibashe kwinyeganyeza, ubundi buri kintu cyose cyaba kiyiri hejuru kikubite hasi cyangwa se kiyiveho. Si ibyo gusa, intelligent chassis system akaba ari system yawe n'imodoka kugira ngo ifashe mu bundi buryo bwayifasha ahubwo mu kugira ngo igende itinyeganyeza mu gihe cyose yaba iri ahantu hasa nk'aho hagoye hataringaniye. Irakaba ari ikoranabuhanga bashyize mu mapine yayo mu kwifasha kugira ngo igende ifashe hasi itinyeganyeza. NIOET9 sedan ikaba ifite icyitwa horsepower 75, izi ngizi akaba ari imbaraga za moteri yayo. Si ibyo gusa kandi ikabasha kugira imbaraga za batiri yayo kilowati 120 biyiha ubushobozi bwo kugenda ibirometero 225 idacaginzwe, ndetse kandi mu gihe cyose umuriro waba wayishizemo ikaba itwara iminota 5 yonyine mu kugira ngo ibashe gucagingwa ibe yuzuye. Imodoka bikaba bitangazwa ko ihagaze mu 110 by'amadolari ya Amerika, hanga akaba ari amafaranga ajya kuri $148,300 n'imisago muri za note za beneri. Muri tekinoloji itunzwe n'igihugu cy'ubushinwa kandi itarangwa mu bindi bihugu byose bitandukanye, igaragara nk'ibidashoboka muri ibyo bihugu byose bitari Ubushinwa, akaba ari tekinoloji yitwa ihanga 116 iyi ngiyi ikaba yarakozwe n'uruganda rw'Abashinwa rwitwa ihanga. Iyi ngiyi ikaba ari tagisi gusa iri mu buryo bwa drone. Izi tagisi ziri mu buryo bwa drone cyangwa se ziguruka zikaba zarubatswe mu gutwara abantu gusa mu ntera itari ndende cyane, kandi buri ikaba ifite ubushobozi bw'abasha gutwara abantu 2 gusa muri yo. Icyambere gitangaje kuri zino tagisi za drone zikaba zifite icyitwa noise immunity ihambaye, cyangwa se ubungubu akaba ari ubushobozi bwo kurwanya ijwi mu gihe cyose zaba ziri mu kirere akaba nta jwi na rimwe risohora, kandi buri wese zaba zitwaye akaba afite umutekano uhambaye, ndetse yizeye yuko ahantu hose zaba zimujyanye ziramugezayo amahoro. Gak Present Gov, izi ngizi akaba ari imodoka zihambaye cyane zibasha kuba zayagendera hasi, gusa nanone zikaza kugira imihoro yazifasha kugira ngo zive hasi zivuruke mu kirere cyangwa se zihindure icyo twakwita nk'indege. Uruganda rw'Abashinwa rushingiye ku gukora ku bintu byose bigendanye n'ikoranabuhanga, rurakaba uruganda ruhambaye kandi rwanze ariko rugomba gukora imodoka zibasha kugendera ku butaka nanone zikaza kwihinduramo indege buri cyose zaba zigeze ahantu hatabasha gukoreshwa n'amapine, yaba ari mu misozi miremire cyangwa se n'ahandi hantu hose hagoranye. Kuri buri muntu wese urimo imbere muri Gak Present Gov, mu gihe cyose ukinjiramo ubasha gukoresha tablet ibikuri imbere kugira ngo ihe amerekezo yose y'ahantu nawe ugiye kugira ngo ibashe kuhakugeza. Iyo ukishyiramo amarangamerekezo cyangwa se coordinate z'ahantu hose ushaka kugana, iyi modoka ibasha kwitwara ikabasha kuba yakugeza aho ugiye kandi ukahagera amahoro. Kuri tekinoloji Abashinwa batunze kugeza muri kano kanya, gusa iyi ngiyi ikaba itaratangira gukoreshwa umunsi ku munsi ngo igirire akamaro abaturage bose b'Abashinwa, akaba ari yitwa Jump Aerial JA1. Akaba ari agakoresho gatoya cyane kandi ubwoko bwa drone kabasha kuguruka, gusa kagakoreshwa mu buryo kugira ngo kazane ubutabazi bwose, yaba ari ubwa kivuzi cyangwa se n'ubundi bwose bwaba bukenewe n'umuntu uwo ari wese mu Bushinwa mu gihe cyose yaba aherereye iwiwe akagira ikibazo cyane cyane cy'uburwayi. Jump Aerial JA1 akaba ari akadrone gatoya cyane kajyana ibintu byinshi bitandukanye harimo nk'amaraso, imiti y'ibanze ndetse n'ibindi. Ibi byose cyane cyane biherereye mu gisate cy'ubuvuzi bikoreshwa na kano gakoresho kitwa Jump Aerial JA1. Ibi bikaba bitangazwa ko Abashinwa mu myaka iri imbere cyane bitarenze 2030 bazajya bakoresha mu buryo bwo kugira ngo batabare abantu bose bagira ibibazo byinshi by'uburwayi, haba harimo nko kurwara umutima ndetse n'izindi ndwara zose zica abantu benshi iyo bari mu rugo mu gihe cyose batarabona abaganga babitaho cyangwa se ngo bagere kwa muganga bitabweho bapimwe n'abaganga, ubundi babashe kuba bayoroka ku izo ndwara zose zabafasha baherereye iwabo. Ibi ngibi bikaba bitangazwa yuko Ubushinwa nibutangira kubigeraho bugatangira gukoresha Jump Aerial JA1, nta muturage n'umwe w'Umushinwa uzongera gupfira mu rugo ngo yafashwe n'umutima cyangwa se yagize ikindi kibazo cyose cy'uburwayi bitewe n'iyi drone y'ubutabazi izajya ikoreshwa umunsi ku munsi mu Bushinwa. Icyitwa Shane, uyu nguyu nawe akaba ari umushinga utangaje cyane ukozwe mu modoka ifite amapine 2. Imodoka ya Shane ikaba yarakozwe n'uruganda rw'Abashinwa rwitwa Shane, gusa kugeza muri kano kanya izi modoka zikaba zitaratangira gukorwa, gusa bakaba barasohoye prototype yazo bavuga yuko mu myaka iri imbere rwose imodoka izatangira gukora, kandi akaba ari imodoka zikoresha amashanyarazi, zikaba zizajya ziba zifite ubushobozi bw'uko zibasha gutwara abantu 5 muri zo kandi bakagira iyo bagiye amahoro. Si ibyo gusa ushobora kwimashina ngo ese ni gute imodoka ifite amapine 2 yabasha kugenda igendeye ku mapine 2. Mu ikoranabuhanga ridasanzwe bahaye imodoka ya Shane ikaba ifite amapine 2 gusa abasha kwihinduranya ibyerekezo byayo, akabasha no guhindura intera hagati yayo ubundi agakora nk'ahari amapine 4. Ibi kandi bikaba byakozwe n'uruganda rw'Abashinwa rwa Shane rukora ibijyanye n'ikoranabuhanga by'imodoka kugira ngo aya mapine 2 agaragara nk'adashoboka ku modoka
kugira ngo ajye abasha gukora nk'ahari bifashe mu kugira ngo igire uburinganire bifashe kuba itakora impanuka. Razorite RMV 496 yakaba ni tekinoloji yakasta mutwe yakozwe n'umugabo w'umufaransa witwa Ludovic Razorite. Ingiye akaba ari moto yabasha kugendera ku butaka ndetse ikongera kugira n'ubundi bushobozi bw'uko yabasha kuva ku butaka ubundi ikaguruka. Iyi moto kandi ibasha gutanga umuvuduko uhambaye ku butaka ungana nka kilometero 96 mu isaha. Si ibyo gusa kandi ikagira moteri enye ziba zifashe ku mapine zifasha mu kugira ngo buri gihe cyose igiye kuva ku butaka izamuke mu kirere, izi akaba ari zifasha mu kugira ngo iguruke ivuye ku butaka. Iyi moto isanzwe ugendera ku butaka ikihinduramo iguruka, ikaba ifite icyitwa horsepower 1300 cyangwa se imbaraga za moteri zayo, kandi ikaba yarwaga 500 by'amadolari y'Amerika mu gihe cyose Abashinwa bari batarayigura kugira ngo bajye kwikoraho ubushakashatsi bundi buhambaye kugira ngo bareke bazasura moto ifite imbaraga kandi n'ubushobozi burenze ingiye yari yakozwe n'uyu mugabo w'umufaransa. Muri tekinoloji ya mbere itangaje Abashinwa bafite kugeza muri kano kandi ibindi bihugu bidafite, iyi nayindi akaba ari Kodefaya. Iyi ngiyi akaba ari indege ntoya cyane zagenewe gutwara ababaswe n'ibiyobyabwenge cyane cyane abahereye mu gihugu cy'ubushinwa. Gusa mu kuzikora basanze neza ko zagira akamaro n'abandi baturage basanzwe, baza kuzivana kuba zatwara ababaswe n'ibiyobyabwenge gusa, ubundi zitangira kuzikoreshwa no gutwara abaturage basanzwe b'igihugu cy'ubushinwa. Autonomous Robotaxi izi akaba ari imodoka zikoreshwa mu bwikorezi bw'abantu gusa mu ntera ntoya cyane. Gusa izi nazo akaba ari taxi z'amarobo zibasha kwitwara ukazizana amerekezo zikagutwara zikakugeza aho ushaka kugera kandi ukahagera amahoro. Izi taxi kandi zibasha kwitwara ku buryo nta kosa na rimwe zabasha gukora, yaba ari muri ambutiyaje, yaba ari ukubahiriza ibyapa byose by'umuhanda zibasha kubikora kandi nta muntu n'umwe uzitwaye, kandi zikabasha kuba zakugeza iyo ugiye amahoro. Izi modoka ntoya z'amarobo zibasha kwitwara zirere mu bushobozi zikaba zifite umuvuduko wa kilometero 120 mu isaha, kandi zigakora amasaha agera kuri 16 yose zitabashije gucagingwa bitewe n'uko zo zikoresha umuriro ahubwo zidakoresha esanse. Ese wowe ni irihe ikoranabuhanga ubonye muri kino kiganiro ukamara ridasanzwe kandi ritangaje? Nongeye kugushimira ibiganiro byacu n'akagaruka ubaye uri mushyashya ku muyoboro Ozone Info muri kano kanya, wabasha kwiyandikisha kugira ngo n'ubutaha tuzabasha gucika ibiganiro byacu bicukumbuye bica kuri iyi channel. Ushaka kuduha igitekerezo cyangwa se inyunganizi waca muri comment ubundi ukacyandika, ubutaha tukazakiganiraho. Mbifurije n'ihirwe mu byo mukora byose, muhahe muronke kandi kubagera iby'agaciro kuri uyu muyoboro. Naho ubutaha.